Shikarete bituma concentration y'umubiri yiyongera. Hari shikarete zabigenewe z'abantu barya babazwe. Shikarete zabigenewe kwa muganga iyo umuntu yabazwe bamuhereza ngo ahekenye. Izo shikarete rero ntabwo ari nka ziriya dusanga mu mabotike, kuko ziriya zo mu mabotike zo uzihekenye buri kanya cyangwa ukazihekenya umwanya munini zishobora kugutera ibibazo bitandukanye mu bice by'umubiri no kubabara urwasaya. Ariko ziriya shikarete bahereza umuntu wabazwe kwa muganga ni shikarete ushobora gusanga nta nubwo wazisanga mu mafarumasi hose. Ni za farumasi ziriya zikomeye, iyo ugiyemo ukazibaza baraziguhereza. Hari ibyo zidufasha mu mirire yazo. Rero ziba zarabigenewe, uzisanga mu mafarumasi akomeye. Iyo ubajije shikarete baraziguhereza. Abantu bakurikiza gahunda yo kurya neza mu buryo bwo kugira ngo agabanye umubyibuho cyangwa se umubyibuho ukabije, gahunda nziza yo kurya ni ukurya hanyuma nyuma y'amasaha 6 ukaba wagira ikindi kintu ufata, cyangwa se nko kunywa cyangwa se nko kurya ugafata kandi kantu nyuma y'amasaha 6. Ku muntu rero wubahirije icyo gihe nyuma y'amasaha 6 yariye aba agomba kugira akandi kantu kandi ashobora gufata, atari bimwe umuntu ashobora kurya nyuma y'iminota 30 ugasanga ararya byo kurya bya hato na hato biri mu kavuyo bidafite gahunda. Ibyo ngibyo byo kurya biri mu kavuyo nibyo usanga bigutuma ugugara mu nda cyangwa se ukabyibuha by'umurengera, kubera ko uburyo bya hato na hato bivangavanze bidafite gahunda. Kugira ngo rero igifu cyacu gikore neza, kibashe gukora ibyo wagihaye, ni ukuvuga ko iyo umaze kurya igifu kiba kigomba gukora amasaha 4 ibyo wariye, utarongera kukivangira ngo ugire ibindi ugishyiramo. Nibura amasaha 4 igifu niyo kiba kigomba kumara kirimo gikora kivanga ibyo wariye. Ubwo urumva ko kubera ko uba utarimo kugenda urira mu kavuyo, bituma na cya gifu gikora neza, ntibigutere kuba wagira n'uburwayi bw'igifu kubera yuko wakinanije. Ibyo bita indonisme ni ukurya mu buryo bwo kwishima, mbese ushimishwa n'ibyo urimo kurya, kwinezeza, kurya nyine bya hato na hato, winezeza wishimisha bitewe n'ibyo urimo kurya, nibyo bita indonisme. Kandi muzakurikire neza murebe, burya ibyo turya biryohera akanwa, ibyo urya biryohera akanwa ni nabyo bisubira inyuma bikigarika amagara yacu, kubera ko uzarebe amasukari, ibintu byose biryohera, amavuta, ibinyunyu, ibyo ngibyo nibyo bigaruka bikongera mu gihe runaka bikigaruka amagara yacu, ugasanga biragutera uburwayi bwa hato na hato. Ari nayo mpamvu iyo nzanye ikiribwa cy'umunsi nk'uku nguku mba ngomba gushyiramo ako kantu ko ibyo turya twishimisha biryoheye akanwa, ni nabyo bigaruka bikibasira amagara yacu, bikagarika amagara yacu. Ari naho twaganiraga ibibihiye akanwa ko ari byo byongera bikaba imiti, akaba ari byo biramira ubuzima bwacu. Ibyo turya bibihiye akanwa ni nabyo nibyo biramira amagara yacu, nk'uko twari twavuze ku kiribwa cy'umunsi tukavuga green tea. Ibyo tugenda tuvuga mu buryo bw'imirire cyangwa bw'iminywere, ariko harimo ibibishye harimo ibiryoshye. Biriya bibishye rero nibyo biramira amagara yacu, hanyuma ibiryoshye nibyo bigarika amagara yacu. Uyu munsi rero ikiribwa cy'umunsi turimo kuvuga kuri shikarete. Kurya shikarete rero mu majyaruguru kera y'i Burayi, kurya shikarete babifataga nk'ubuvuzi bwo gukomeza amenyo. Abandi nabo bakabifata mu buryo bwo kwishimisha. Bariya abantu bo mu majyaruguru y'u Burayi baryaga ibintu bimeze nka shikarete, byavaga ku biti, amarira y'ibiti, bitaga shiko. Shiko ni amarira y'ibiti, hari ibiti birira amarira ariko ukabifata ukabona birendemuka. Ibyo bintu rero nibyo abo bantu bajyaga barya, bakabirya nka shikarete. Urumva ko shikarete yabayeho kera
mbere y'ivuka rya Yesu kera. Urumva bo abo bantu baryaga ibyo bintu by'amarira y'ibiti bakabirya nka shikarete. Abo baryaga shiko rero babitaga abamaya. Abo bantu bitwa abamaya baryaga ibyo bintu by'amarira y'ibiti. Gukora shikarete byaturutse mu Buhinde. Izi shikarete mubona izi ni shikarete murimo mubona ziri mu mabara atandukanye, byagiye bituruka byabanje kuri abo bamaya baryaga ayo marira y'ibiti. Noneho rero abandi bantu bagiye babikoramo ubushakashatsi, haje kugira uwakufashe. Noneho uwa mbere wakoze shikarete yafashe ya marira y'ibiti avangamo ubuki, arabifata n'ubuki arabiteka, arabibiza, arangije arabyumutsa. Noneho akajya abifata arabyumisha nyine, akazajya abifata agakata uduce dutandukanye duto duto akajya ahekenya. Iyo yabaga ahekenya rero yumvaga umwimerere wabyo, uburyohe bwa buki, ahita avumbura atyo shikarete akajya ahekenya anyunyuza bwa buki muri bya bindi yatogosheje n'ubuki. Shikarete itangira kugenda imenyekana gake gake gutyo, ariko abandi baje kugenda bavumbura n'ubushakashatsi bwabo, bagenda babihindura mu mabara atandukanye nk'uko tugenda tubona shikarete ubu ngubu zimeze. Hari n'ababyifashishaga mu buvuzi gakondo kuko byavuraga indwara zitandukanye bitewe n'uburyo babaga babiteguye, noneho bakagenda babyifashisha mu buvuzi butandukanye bwabo bwa gakondo. Abahinde rero n'Abanyamerika nibo batangiye barya shikarete bakoresheje ya marira y'ibiti. Kwabaga ibiti byose ntabwo ariko bigira ari amarira y'ibiti. Hari ibiti bigira amarira atemba ariko akaba amatira nka shikarete. Uwo muntu waje gufata rero ubuki n'ariya marira y'ibiti akabivanga yitwaga John Cantis. John Cantis niwe watangiye ubuvumbuzi bwo kuvumbura shikarete, afata ya marira y'ibiti akayavangamo n'ubuki. William Winkara Jr. nawe niwe wazanye igitekerezo noneho cyo gukora shikarete nyazo ari zizingizi tubona. Niwe washyizemo washatse ibindi binyabutabire, noneho we avumbura shikarete nyazo arizo natwe ubu ngubu turimo turya. Abashakashatsi rero bagiye baba benshi, buri umwe agenda azivumbura bitewe n'ubumenyi azifiteho, akagenda avumbura shikarete mu mabara atandukanye. Kugeza ubu ngubu shikarete tuzizi muri aya mabara mubona, mu mabara atandukanye, ari aya ngaya tubona, ari n'ayandi atarimo hano, akoze mu buryo bugiye butandukanye. Hari shikarete rero irwanya indwara yo kunuka mu kanwa, yo bita halitosis. Halitosis ni indwara yo kunuka mu kanwa. Rero hari shikarete zabigenewe ushobora kurya ikakurinda umuhumuro mubi wo mu kanwa. Ukagenda ukayigura ukayirya ukumva uhumuriwe neza, cyangwa se ku muntu wanyoye inzoga wenda adashaka ko imunuka mu kanwa, iyo shikarete niyo agura. Kandi nanone ikarwanya karitozone yo mu mubiri. Hari n'ubundi bwoko bwa shikarete, hari n'iyindi bita cotton gum. Izo shikarete nagiye mbabwira mu mazina, hari amafarumasi akomeye ujyamo ukabaza bagahita baziguhereza. Nk'iyi ngiyi cotton gum ugiye ukayibaza rwose, hari abantu bayikunda mu mafarumasi wayibona ariko atari yose. Cotton gum igenewe abantu banywa itabi. Cotton gum ikurinda kunywa itabi kuko ibirimo akantu kameze nk'itabi. Ku muntu rero wabaswe n'itabi ushaka kureka itabi, uragenda ukagura iyi shikarete ukajya uyirya, kuko uko ayiriye aba yumva harimo akantu kameze nk'itabi, ariko uko ugenda uyirya ugenda iguhuza itabi, ahubwo akaba ariyo ukunda kurya. Nayo rero uko ugenda uyirya ugenda uyivaho gake gake, na rya tabi ukarireka burundu, ukabanza ukamenyera itabi, kuko umubiri icyo uwuhaye nicyo ugenda umenyera gahoro gahoro. Ukagenda uyirya, ubundi uyireka, uyirya uvaho nayo ukayireka, na rya tabi ukazisanga wararivuyeho burundu. Buriya iyo uhora urya ikintu kimwe, iyo uhora ku kintu kimwe, umubiri utakaza ibyo bita confusion. Ni ukuguma mu gihirahiro, mbese
nta hantu uhagaze kuguma mu gushidikanya ugahera mu gushidikanya.